usanga ni hahandi bavuga muri kigenga abagabo barabuze abagabo barabuze se hari abakobwa bakibaho bati nukuri dufite ikibazo gikomeye abantu nyine kubera ngo ubuzima ngo abantu ngo barimo barashaka ubuzima ngo abenshi ngo babushaka ngo baslayinga ngo mu bagabo ngo mu kibura ntago ari bwo. Check yo, what up, my people? This is Afrimax TV online. My name is Baka, and remember to subscribe to Afrimax TV. Stories zacu zikugereho wewe na undi usibye ko ari wowe ukurikirana Afrimax TV all the day, all the time. You already know what's going down. This time tukaba turi kumwe nyuma yo kuba ikanzeho subscribe story shoo faster uko ariko kose tukaba turi kumwe hano n'umusista umwe ubushize twaraganiye ibintu byinshi yatubwiye kubijyanye na kanyaga ibintu byinshi byose bizana bla 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 kanyaga. So the one and only the female rapper kuva hano mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda akaba amaze gukora ibintu byinshi bitandukanye we ngo na wundi atari Candy Money Supplier, the one and only Skraka kaka ni Candy Money Supplier, skraka kaka ni maguru ya sarwaya yeah. Aha, that's what's up. Nababwiye ngo birarenze yo Bakti amakuru rwose wakoze kuza reka negere icyo bisaba yo Miguel. Peace bro. Yeah man. So bimeze gute Candy? Amakuru ni meza turashima Imana Bakti. Muremure cyane. Suza bariya barimo kurikirana Afrimax TV. Yo my people, Candy Money Supplier amaguru ya sarwaya ndabasuje cyane Imana ibishimire murakoze. Yeah. So Candy, it's been a long time duheruka watuzaniye kanyaga. Yego. Kanyaga yaraje ijya mu kazi ndashimira Afrimax yaramfashije yatumye abantu bamenya iyo ndirimbo nanjye baramenya ibintu bigenda neza kabisa hari ukuntu ibintu byahindutse mwarakoze cyane. Thank you so much Bakti, thank you so much Miguel. Byari bimeze fresh. Okay, we must see dukeneye gukanyaga ya mico yose mibi atari myiza. Fuye. Haguruka basi tukanyage. Kanyaga. Tujye gukanyaga iki ndashaka ibintu bitatu bitari byiza tubikanyage faster. Icyambere nanga cyane kanyaga all the type of drugs. Kanyaga. Icyakabiri kanyaga abantu bazengereje female artist n'abandi ba female bose kubijyanye n'imibonano mpuzabitsina kanyaga. Hanyuma icyanyuma kirenze ibindi byose. Abantu batari kudufasha bagenda ngo nuko baturutsa na hariya ngo ntago bagomba gukinwa ngo ibiki dukuyemo Bakti na Miguel abandi bose baturenganya kanyaga. Inyuma yo gukandagira ibintu bitatu uko ariko kose everything is gonna be all right. So abakobwa bahagaze gute cyane aba slay queen muri miss? Aba slay queen ibintu byabo nyine tuyibona bigenda nyine biraho zazindi zabo nyine. Ese umuntu iyo yabonye Candy Money Supplier straight yamwita ngo ni sweet girl cyangwa ni gangster girl? Kubera iki gangster girl? Kubera ko nyine ngewe ntago ngira ibintu nyine gutya byo kwigira ngeno by'amababy cyane ngwe oya nge ndi G ndi OG nta bintu birenze nyine ndi cool nta ribi ryanje. So Candy Money Supplier yagiye gupostinga picture nago banza kuyishira kwisigaho ibirungo cyangwa we akisigaho akanasiga ya foto ye ibirungo kugira ngo igaragare fresh? Biterwa ni yari yo naho nyifotorewe cyangwa se ni yari nge uyifotoye gutya with my phone nta bindi ndenzaho mbega uko naje ubwo nuko ariko yo wenda ugiye muri studio nyine bavuga ngo kujya batazabona ko dufotora nabi reka tugukorere n'iki mbega bagasigaho bakambwira ati nawe ugenda ukore ka makeup nyine byibura ifoto izatwike. Ese Candy Money we nagukoresha kamukorogo? Ariko biterwa n'akamukorogo akariko hona nk'aka kanumba nasize mu maso kugira ngo nze kuza nyine nje muri kamera ya Miguel nyine agafoto gase neza rega nabyo biba bikenewe bro, biba bikenewe kuko nyine iyo uri inyenyeri ya Rwanda hari ukuntu nyine ugomba kuza byibura uko ushoboye ukagerageza gusa neza nyine uko bishoboye. Candy Money abakobwa bafite imico imeze gute utajya ukunda gusangira nabo kabisi nagahe? Abakobwa rero bambangamira ni bamwe abakobwa b'indyarya kuko umubare we mwinshi w'abakobwa buriya
ntago ari abantu beza n'indyarya, ni abantu bagira n'amashyari, ni abantu mbega abantu batishimira icyo mugenzi wabo ashobora kuba agezeho, ariko nyine harimo n'ibisigisigi birimo nanjye, kuko nanjye ubwo mbarizwa mu gitsina gore. Njyewe ubwo nifuza gusapo umuntu wese nabona afite icyo ageraho kabisa, support yose mba mfite mba ngomba kuyigushyiriramo, cyane cyane noneho uri igitsina gore nkanjye mba nkuri inyuma. Umuhanzikazi urapa neza cyane no mu Rwanda, kandi muniyumvishe rap ziwe yaje avuga ngo that's what's up man. Kungoye. Buriya ntabwo njya nkunda kumva nyine ibijyanye n'aba female rappers ba hano na wapi. Kuko nyine okay barahari barabishoboye nyine uketse mbyumvishe minciyeho nka gutya, ariko buriya nje akenshi nkunda kumva nk'ikintu kugira ngo nyikureho inspiration runaka, ariko ntago ndaba inspired wenda na kandi muniyo yumvishe izina P-Fla the Great, Imana y'u Rwanda, utekereza iki? Imana y'u Rwanda ni umuvandimwe wanjye, ni umuntu twatigitanye twaryanye haso niko tubyita, wana kugeza hari tuvuyemo umukura n'umuvandimwe wanjye, Imana imugirire neza aho ari. Okay. Hari ibintu byateyeho muri minsi cyane cyane ku bakobwa benshi bo mu Rwanda, kwiyongeraho ikibuno akajya kugura hariya cya kindi kimbandikanyo agashiraho, wana none yasohotse kagenda that's stuff. So wowe urabivugaho iki kuri ibyo bintu? We nabyo ufite se? Oya nukuri bakti ntabyo mfite, nta nubwo nanabigerageza, ngomba kwishimira uko Imana yandemye, ubwo niko ibibibona, usibye ariko no kuvuga ngo wajya kwiyongerera ikibuno, kuko mbona ko abenshi bitanabagwa n'amahoro, bira ni uburwayi buri kwiyongerera. Bya bindi bambara bikariso bambara bifitemo amaponji. Iyi nyine nibyo nakubwiraga, hari icyambere uba wisebeje, kuko hari nk'igihe nk'ubu bakti ukunda kugwa gitumo, tuvuge niba nkunda kujya kuri stage hano akavuga ati ateye neza yambaye neza, bakti akaba ngo gitumo wenda tuvuge nagiye koga akaba arambonye, abantu barambonye, icyo gihe hari amanota mba nitesheje, abantu bantera icyizere n'iki, ariko ni byiza nyine kuguma ukuri ko Imana yakuremye kandi ukabyishimira ibizi impamvu yabyo. Okay, abakobwa benshi iyo bahuye kenshi bakunda kuganira abandi bakavuga ngo bla bla bla, kanaka yambaye gutye, kanaka bavuga abandi, impamvu ibiteraniye. Nyine hari ukuvuga umuntu wenda mu buryo butandukanye, hari igihe wenda nk'umuntu ashobora gucaho tukahita tuvuga ati uriya mukobwa kabisa yambaye neza araduhaye, ariko nyine usanga benshi abantu abadasobanutse niba ushobora gusanga bavuga umuntu nabi, ariko buryo usobanutse nta time y'ibintu bidakwiriye ubonera akanya tu, kuko buri muntu afite impamvu wenda aba yambaye kuriya, bafite gahunda ze, so umindinga business zawe nyine. Eti biravugwa kandi abakobwa benshi iyo bakatiranye cyangwa bananiwe gutereta kanaka na kanaka kugira ngo bakore mariage, abakobwa bakunze kujya ku bapfumu benshi muri benshi mu bakobwa dufite. Ibi ngibi urabyemeza cyangwa ntabwo byemeza? Rero ntago natanga ubuhamya ko mbizi, kuko ibyo si ibintu byanjye, si ibijyanye n'ibyo bintu n'ubwoko bwabyo Imana izanabindinde, ariko njya numva wenda nkajya kumva nk'abantu kuri YouTube, kuko niho dusigaye tubonera amakuru, kumva nk'umuntu arimo arasebya mugenzi we ngo twarajyanye ngo wariya ngo kugira bigende gutya, ariko abakobwa njya mbona benshi kabisa ngo ibyo nibyo bintu byabo, ariko si umugisha ni umuvumo wabikururira, kuko niba ikintu ari icyawe kireke kizane, nta mpamvu yo kukingigiriza, sirutukiramo ibyo bintu bivumwe ntabwo ngembi numva ko ari ikintu cyiza ku bantu, yego nubwo babikora, ariko is not a good thing at all. Okay. Harya ubushinzi niki? Ubushinzi se njya numva mu kinyarwanda nyine ngo ngo ni abakobwa ngo basuzugura cyane nyine baka niko njya mbyumva, ariko banza ngo aricyo bisobanura. Iyo waciye ahantu umuntu akavuga ngo kariya gakobwa ni inshinzi, ubwo wenda hari kuriya ngo ntago waneza rubanda, hari igihe urashaka kukona wenda ugiye, cyangwa se udakunda no kuvuga amagambo menshi, cyangwa se kwera kutamuvugishije, cyangwa se kwera ko wenda uri busy mutwawe icyo yagutekerezagaho nta kikubona, wenda akahita avuga ngo cyangwa wenda akaba kwendereje ashaka kukwinjira cyane, nawe ugahita umubwiza inani na rimwe, agahita avuga ati ni inshinzi nyine, ugasanga yego nuko. Ubushize wadusobanurira izina ryawe, ariko benshi baravuze ngo bla 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 bla. Arya Candy Mon Supply bisobanura iki? Candy ubundi ni narababwiye ngo it's a kind of candy, it's a kind of lollipop nyine, cyangwa se bombo cyangwa se iki, then moon ni ukwezi, hanyuma supply nyine ni umuntu supplying
ibintu byinshi ariko ngewe I do supply hip hop verses, hip hop songs, yego nizo supplying nyine. Hanyuma nyine urumva ukwezi na bombo biburiye ni ukuvuga ngo ndi ukwezi nyine murikira abantu bafite umwijima bijimye mu mutima nyine ubwo mbijyanisha na kariyeri yanjye ya hip hop. Ni ukuvuga ngo ngewe ubundi normal mangira ntuze umwihariko wanjye muri rap kuko ngewe nkunda kuvuga nyine ama story nyine asanzwe yo ku muhanda ukuntu abantu babayeho n'iki niwo mwihariko wanjye kandi ngira ngo most of the time hari abantu baba babikeneye cyane ugasanga wenda abandi ni muzurukundo ni muziki sinzi ngaho bagiye yego rero ngomba kulayitingira abo bantu bafite umwijima nyine bakeneye gukomezwa n'ibyo bintu wenda story runaka nshobora ko nkayikoramo indirimbo hanyuma hakavamo nyine na message runaka nshobora kwihanganisha umuntu muri iyo ndirimbo amubwira ati wenda bizashira n'iki yego. Hanyuma rero kendi nyine I have to be sweet to each and everyone. You have to be sweet to each and everyone. You have to be sweet to each and everyone. Okay. Yeah. Then nukuvuga ngo haba abana I have to be sweet. I have to be mbega being sweet navugaga being humble to each and everyone. Abana bato muri make ugomba kuba uryoshye. Yeah. Nyine sweet no buryoshye. I understand. Then let me say humble. I have to be humble to each and everyone. No bivuge mu Kinyarwanda. Kendi iraryoshye. I mean ni nko koroshya kuba noroheje. Kendi se iroroshye cyangwa iraryoha? Nyine ni ukuvuga ngo hari igihe nyine amagambo y'icyongereza bura ntuzatekeze ko isaha yose uzayinterpreta kimwe no mu Kinyarwanda uko ushaka ko bivuga. Oya. Niyo mpamvu rero burya buri wese ashobora kubisobanura nyine uko abyumva uko yego. Agomba kuba ari sweet to each and everyone. Aryoshye cyangwa aryoheye each and everybody. Okay. Yeah. Candy Moon supplier uko ariko kose abantu benshi bakurebye gutya kavuga ngo kandi kariya gakobwa na karaperi kariya gakobwa kuntu kari sharp whatever uko ariko kose gakoresha ibiyobyabwenge. Ni zihe drug ukoresha mu buzima bwawe? Ikiva kuri droge n'ikijyanye nabyo ndabyanga n'Imana izabindinde kugeza nshaje burundu. Ntabwo ukoresha droge? Sinshobora ko nta keza kayo ariko uri kumva droge byonyine hari n'izina wumva ugahita utinya ikintu utaranakireba. Just drug reka tubishyira mu Kinyarwanda ibiyobyabwenge. Ubwo ubwenge bwawe bwaba buyobye ukambwira ngo uri umuntu reka ntawe utaniye n'inka ntawe utaniye n'ene mbega ntawe utaniye n'ino mitaka turi kubona hano nuvuga ngo ntago uburi umuntu. Ikintu cyatuma kuko kugira ubwenge bwanjye nibwo butuma umuntu nyine nkatandukanywa n'izo nyamaswa nkatandukana n'ibi biti n'imitaka tureba. Ubwo rero nukuvuga ngo niyo mpamvu ngiye bitinye byonyine izina ryabyo byonyine ikintu kigukura mu ubwenge bwo subusigaranye iki ntacyo. So nicyo tubwira kubijyanye n'ibiyobyabwenge cyane cyane ku baraperi bo mu Rwanda bakunze kuvugwa case nyinshi zitandukanye ko bakoresha drugs urumogi sigiwe za mugo sigiwe ibiki n'ibiki inzoga nyinshi ibi byose nicyo babivuga ku baraperi cyane cyane. Urakoze ewana ni ikibazo gikomeye. Aba bantu bagerageze wenda bazatubwire impamvu runaka wenda twe no kuvuga ngo dushyize igitutu ngo kubera wenda ngo kuko ngo ari itegeko ngo kuko ngo bihanwa ngo n'amategeko ngo ibiki n'ibiki. Oya reka noneho tuvugishe ukuri aba bantu bagiye batubwiza ukuri kuko nge n'ukuri nge kubwanjye birambabaza. Uzi ko buri mwaka nko mu bahanzi ushobora gusanga buri mwaka bafite umwambasaderi muri gereza ushinzwe ibyo bintu. Buri mwaka barimo abantu baduhagarariye habaza muri biriya bigongorora muco habeza amageragere habeza ntago ushobora kugenda ngo uburemo umuhanzi wabuze kuzira wazize ibiyobyabwenge. Urukumva ko ari ikibazo gikomeye. Umubare munini n'abaraperi yego n'abandi batari abaraperi wenda nabo bashobora ariko mu bijyanye n'abahanzi ni gake cyane ushobora kubona abaraperi bizindi njyana bakoresheje ibyo biyobyabwenge. Ugasanga rero n'ukuri ni ikibazo gikomeye aba bantu uretse no kuvuga ngo leta izafunga nabo ubwabo bahemukira n'ubuzima bwabo. Noneho kumara guhemukira n'ubuzima bwabo bakaduhemukira natwe abafana tubakunda natwe dukora iyo njyana kuko ngubu ni ibintu bigenda bigira ntuze effects zimwe na zimwe. Ugasanga nk'umuntu wenda nka gutya wenda nk'umuntu aravuze ete uriya mukobwa ko mbona azikura pasi agahita avuga ati ariko ntago namufasha buriya nawe ni nka baba ni nka bene wabo ayanjye naba ngiye kuyatwikira ubusa kandi ugasanga arakurenganyije nta hantu uhuriye n'ibyo bintu kuko buri muntu agira ubuzima bwe n'amahitamo ye. Njye nshobora guhura n'abo bantu
tugahurira muri icyo gikorwa cy'umuziki ariko ubuzima bundi bo babayeho sibwo mbayemo kandi ubuzima bw'ibiyobyabwenge niba ari bwo bahisemo nge sibwo mpisemo niba ari byo bibakoresha nge ntibinkoresha ugasanga rero barimo barica izina ry'abantu barimo barica uburyo dushobora kubonamo support runaka kuko abantu twese bamaze kudufata kimwe si ujye bavuga ngo abahanzi benshi iyo before kujya kuri stage kugira ngo aririmbe neza cyangwa kujya ku acting video n'ibindi byinshi bitandukanye agomba kuba afashe kakantu cyangwa something else kugira ngo ayobye ubwenge kuri stage akayoga n'ibiki byose gisi akayoga bla 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 akajya kuri stage ngo nubwo abikora neza wewe se ntabwo ujye ubikoresha nakubwiye ngo byonyine umva iryo zina ibiyobyabwenge byonyine buri uriya muntu tuba kuri stage ntago abariwe nibyo bintu tuba turi kureba nyine birimo birakora ariko tumufashe tukayimukuramo ibyo avuga ngo arakora ntago yaba kibikoze which means ntago abariwe tureba ntago bari umuhanzi tuba tureba biriya bintu nyine yakoresheje kandi iyo ureba bamufashe bakabimukuramo ntabwo twabona wawo itagira isoni akavuga nge ariko reka mbwira abantu ko ngenda umuhanzi natangiye music 2009 up to now nta muntu ndusha flow sibyo habe nabo bose bakoresha ibyo ngibyo nyine twumvishe ko atari bo ariko I've never used drug kugira ngo mbone flow nandika cyangwa se ngi imbere y'abantu flow nge cyangwa se nkora ikintu icyo ari cyo cyose drug nta kintu igufasha drug irakwangiriza kabisa yanarakaye kuko drug birambabaza ariko uzikona nk'umuhanzi mwemera mwese mubona mugabo ibyo twita gukubita impanga hasi naho ukavuga ati wowe urarenze wajye kubona ukabona bamufatanye ngibure akantu wafunga mani umva bakti sometimes iyo ndi kuvuga bino bintu man mba nababaye nkumva nani ukabona singiye kwavuga mwiza ndiko reba abahanzi twari tubazi biswara tukavuga ati abasaza mudukoranya akazi nukuri kanka kajya kubona ukabona bamufatanye ngibure akantu utanashyira no mu mufuka wawe ngo kuzuremo ako kantu kakagutesha abantu kakagufungira talent yawe abantu bakwemeraga bose bakahita bakubona nyine kuko ukoresha ibiyobyabwenge bavuga ati buriya ntabwo ariwe twarebaga biriya bintu uko byagenda kose hari izina bikwangiriza uko byagenda kose hari ikintu nakubutakaje none saba abantu barakoresha ibi bintu kubera iki none apart from that barabigufatanye baragufunze ubwawe ubuzima bwawe busubiye inyuma abantu bagufanagura bababaje kokosha muri kuduhemukira ibi bintu mubireke nta kamaro kabyo sibyo natwe twatangiye kera turacyariyo kandi ibyo bintu twarabyirinze Imana yakomeje no kudufasha sibyo kubyirinda ntacyo bisaba it's all about mindset set your mind hanyuma uzara kuzabisha abantu babirimo kabisa babivemo kandi none ikintu kimbabaza bakti no gusanga urubyiruko ntago wapfa kubona abantu b'abasaza ngo yazize umubare mwinshi urubyiruko abana batoye niho abantu bari kuzira ibi bintu ko turi abahanzi kuba umuhanzi ntago bivuze kwiyandarika cyangwa kwifata nabi ahubwo kuba umuhanzi wakabaye uri umuntu w'intangarugero abantu bakora bakagufatiraho urugero runaka ariko umubare w'abahanzi munini ni ukugaragara muri ibyo biyobyabwenge utagaragaye mu biyobyabwenge yasinze arimo araryama mu muhanda aragira gute sha reka mbabwire buriya hari ikintu Imana iba yaraduha abandi bantu badafite sibyo kugira umugisha amahirwe yo kuba wagira imbaga y'abantu runaka bakujya inyuma uwo ni umugisha ubugize then ubyaza umusaruro ikintu cyose control each and every step that you are making kuko nukora step nziza bizafasha n'abandi bantu kugira ngo bakore ibyiza nutanga step mbi uzangiza abantu benshi please reka dufate amahirwe Imana iba yaraduhaye yo kugira ngo izina ryacu rimenyekane hanyuma tuyibyaza umusaruro bakti buriya nyine niho emotions zanjye nyine ni gutyo ziba zimeze barumva nababaye bro hari ikindi kibazo sinzi nimba kirahari cyangwa nago kibaho ku bana b'abakobwa bari muri music industry abaririmbyi abaraperi abari bose muri cinema ibiki byose hari ikibazo maybe gishobora kuba gihari ariko wewe nk'umuhanzi w'umukobwa ushobora kuba ufite experience maybe watubwira uko biba bimeze hari umuntu ushobora kuba asaba support kuri radio presenter bakamubwira umwana w'umukobwa cyangwa whatever bakamubwira ngo tubanze turyamane kugira ngo ruswa ishingiye ku gitsina ibi bintu bibaho cyangwa nago bibaho bibaho cyane ahubwo niyo mpamvu buri ubona umubare wa female artists uba iteka ryose ari mukeya nuko ababishobora
baririnda akavuga ati reka nirinde ibi bintu sibyo kuko kubyirinda umuziki yego impano ndayifite ariko ntabwo ariho ubuzima burangirira let me leave this shit yego kuko rwose baptism ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo namagambo ndakubwiye ninatangiye music 2009 icyo gihe cyose twagiye ngiye nagiye murani urumva agenda umwansiye kombata mbega niko wabyita kuba nta wenda utapfa guhita ukandara ngo kendi guhita umbona ngo ahantu ngo runaka ngo niki ngo si ukuvuga yuko ari ikibazo cy'impano nkeya si ukuvuga yuko ntacyo nzi ndabizi ariko ikibazo gihari tugira ikibazo cy'abamanager bafite ikibazo mu mutwe nanjye ntarabasha gusobanukirwa uti bateye baterera ushobora kuba ufite talent ukagenda ukabona umuntu nako ukavuga ati se ndabona aho ufite ubushobozi ufite talent ariko nyine nabuze uburyo nzakoramo ibikorwa byawe nje wamfashije kugufasha rero kwa mbere nta kundi nukubanza kubwira ati ndabona uteye neza uri mwiza niki wewe ndaho ukagira ngo arabikubwiye mu rwego rwo kugira ngo iyo sura yawe uko gutera kwa wenda nibyo kugira ngo muzagurishe mukore business yego buri abantu nabo ntago twabiyakana abantu nabo bashaka umuntu usa neza umeze neza nyine kugira byose birakonda ariko ugasanga arabikubwira kugira ngo uzabanze muryamane wabura ubwenge mukaryamana icyiza njye nashimira Imana nkanayikundira abenshi bakora ibyo bintu nta kibyo bintu bibamarira ari nacyo ngira ngo nshingiraho mvuge ngo ntazagira umuntu kubeshya ngo araje ngakuwa impano ni Imana yayikwihereye nta ruhare yabigizemo icyo yakakumariye nukuguyo support n'amafaranga avuyemo mukayasangira ariko ibintu byo kuvuga ngo umuntu agiye kukurya ngugiye kuryamana nawe ugiye kwangiza umubiri wawe ugiye kwiyandarika imbere y'umuntu bitari ngombwa ngo hejuru yo kugira ngo guhite ngo umuhanzi nukwibeshya uzategereze niba ufite impano Imana yarayiguhaye anytime your talent is going to shine. Ese byigeze kukubaho umuntu maybe akakubwira ngo kugira ngo ngukore iki ngiki n'iki support muri music yawe maybe yego byambayeho kuva kera nejo bundi aha byambayeho nge nasabye umuntu support nyine okay yarayibonye indirimbo nayo napostinze mwana amfashije kugira ngo abantu bayimenye arambwira ati twe umukobwa ndabona ufite talent ndumva nshaka kuzagufasha arambwira ati tubonane turabanza bwa mbere tugenda turabonana yarambwira ati ndabona rwose wagurisha ntacyo uteye neza n'iki ntisawa none ati najya ngo nkumenye twasuguriye ahantu gutya nkano turicara nyine ngura fanta turayinywa n'iki birarangira none nyuma yaho arambwira ati reka dufate indi gahunda uzaze no dupanga ibya music man bro nagiye ahantu yambwiye kumusanga nasanze yafashe iki icyumba cya hotel ngungwiki erega reka nkubwire abahanzi kazi ntimugatekereze yuko ari ukubura umuntu ari ukubura ko umuntu agira oya kandi ubuhanzi siho ruzingiye ushobora no kureka ubuhanzi ugakora n'ibindi yego tuba dushaka gukoresha impano kuko ari Imana yayiduhaye ariko igihe cyose ubuze support ntuzirukanye kuryamana n'umuntu ngo kugira ngo ayi support no and no wasanze yafashe icyo nsubiyemo ngo NON bivuze ngo no don't try this ubwo rero nasanze afashe icyumba shabagiti twaragowe mbo abarambwiye ati ndamubwiye ati none se kunyakiriye mu cyumba abarambwiye ati nyine ati nta kibazo tubigira ibirenze ati nahangaha ati tuganira ndamubwiye ati okay none ufata intebe nanjye mfata indi twicara tudiringe nyine ibundi nanjye nigende arambwiye ati oya wiyigira ibirenze ntacyo icara ngewe niki harimo agatebe harimo n'ameza nicara kuri ya ntebe no kuri ya meza ubwo ngubwo nyine aratangiye arambwiye ati ntacyo rwose narabikubwiye ubushize ko ufite impano ndashaka kugufasha ibiki n'ibiki ndavuga okay nta kibazo ndamubwira okay none ro dupanze iki arambwira ati ibyo ushaka byose nabikora rwose nanyakana nimero z'aba producer bose nshaka gukorana nawe haba video haba audio ubwo nyine arabahamagara kugira ngo anyereke ngo yuko ngo ari serious n'iki ariko none icyo yaragamije arambwiye ati ariko ibyo byose yego tugomba kubikora ariko ushobora no kugera mu buriri burya nta kibazo business ya music ikaba yimukiye muri hotel tekereza icyo kintu noneho ubwo naramurebye ndamubwira ntariko ubashije kuba unsuzuguye ariko ntacyo reka nihangane n'ubundi
kuharyama n'uburenganzira bwawe no kutaryama n'ubwanjye nabwo ariko sindi buharyame kuko siwe wa mbere mpuye nawe kuva 2009 siwe manager nabonye nta nubwo ni wa gatatu kandi kuri icyo kintu navuze reka mbisubiremo umuntu uzakubwira ngo imibonano mpuzabitsina kugira ngo management NON bivuze ngo no don't try this urumva mba ndamubwiye nti okay noneho ntago biri bushoboke ngo sango noneho ngo nta kibazo ndabwira noneho rero sawa reka nitahire ubwo nyine twari twamaze kwandika gahunda y'ibyo tugiye gukora n'iki byose biri muri agenda yanjye ya agenda nari mfite noneho rero ubwo ndavuga nti sa noneho then I will call you tomorrow ejo muhamagaye nyine atangira kugenda ahindagura za gahunda ahindagura nyine za gahunda ahindagura za gahunda nyine bivuze ko staff twari dufitanye nyine kuko hari ibyo yaragambiriye mu mutwe we mbega yarapfuye ibyo yaragambiriye ni ibiki ibyo yaragambiriye yagira ngo nyine acuka mbuze nimbura ubwenge ndyamane nawe wenda no kumfasha sinzi ko yari no kumfasha wenda ari no kutamfasha ariko Imana yarakoze yaramundinze yagize neza izanakomeza impe kwihangana njewe ndavuga ngo talent ni yanjye Imana yanyihereye ni nayize uburyo iyo Mana izakamo nta mwana w'umuntu ufite uburenganzira bwo kumbwira ngo ndagukoresha iki kugira ngo uhitingi impossible birakaze wallahi management ikaba yimukiye mu cyumba hotel room inyuma y'ahangaho umuntu agakubwira ngo ryama no kugira ngo gahunda zikorwe how is that uko ariko kose ntago ari byiza kandi muni surprise twacyari kumwe kuri camera za Afrimax TV yatubwiye byinshi drugs ibiyobyabwenge no sexy sijui for management n'akazi kandi no so big no don't try this reka mbisubiremo don't try this reka mbivuge mu kinyarwanda ntuzigere ugerageza iki kintu ngo kuko ushaka kuba umuhanzi ntuzigere ugerageza iki kintu ngo kuko ngo ushaka kubona management wait your time will come Imana yaguhaye iyo mpano nizi n'uburyo iyo mpano yawe izakama. For real. What is the new project? Yeah, the new project ni indirimbo of course ibirwanya ibiyobyabwenge kuko ndababaye iyi minsi kabisa abahungu bari kumbabaza abahungu duhuriye mu mwuga umwe wa music bari kumbabaza bashirishene kubera ibi biyobyabwenge nyine mfite song nanditse nyine ibabwira yuko nyine ibi bintu bireke kubasaza nta mumaro ni ibintu by'ingeso mbi gusa bibangiriza ubuzima bibakabashyira ubuzima bwabo bukajya mu ihurizo bakiturira mu miheza aho ngaho nyine ukajya ukabona umuntu nyuma y'umwaka apfupfunyutse iyo yarari se wari wagiye ngo shango narindi rehab kweri niba tubabarire sibyo bihangane ibi bintu nta mumaro biri kubangiza biri gusubiza inyuma uruganda rwa hip hop mu by'umwihariko kuko abarape nta muntu ukibaha agaciro kubera ibyo bintu rero niba tubabarire wenda babigirire natwe bagenzi babo turi muri icyo kintu bumve buri wese abijisho rya mugenzi we avuga ati bamfatanye ibi bintu cyangwa se ninkora ibi bintu ndome mu kekendi reka dukundane basi reka tubikore mu buryo bwo gukundana niba umuhanzi runaka agiye gukora iki kintu avuga ati mbega umbonye araza kubona kendi umbonye arabona pifla umbonye arabona riderman umbonye arabona bushari umbonye arabona runaka mbega icyo kintu kizatuma kidufasha kuba twakwitwara neza mbega tugahesha agaciro uruganda rwa hip hop mu by'umwihariko. Trending story ku muhanzi wa rap hip hop Bushari nawe ejo bundi sinzi ukuntu byagenze papa bakaba bamufatanye staffs ni ibyo ngibyo turimo kuvuga bakaba bamubitsemo ariya n'icyo babivugaho. Icyambere nabwira bari abana Paul Stan shene igomba gucika nta shene idacika ariko koko nkuko byabonetse niba ibyo bintu babikora batubabarire icyambere ni mu mutwe niba bari bafite iyo mindset rwose bayisibe si no kuri Bushari gusa kuko ndega n'abatarabahanzi barabikora impamvu wenda nge nibanze kubahanzi cyane nuko ariho hantu wenda navuga ngo ndabarizwa uretse n'umuhanzi n'uwari wese ntuzitwaze ngo umuhanzi ngo ugiye gukora ibintu bidakwiriye of course uzabiboneramo igihano uretse rero abo bana n'abantu n'undi muntu wese wabikora amenye ngo si byiza ku buzima bwe leta nayo ntabwo ibishyigikiye natwe abandi bantu muri rusange nta n'umwe ushyigikiye ibyo bintu kuko biri kubica biri kwangiza urubyiruko ahubwo barebe
inzira yo kugira ngo dukore ibikwiriye dufatanyirize hamwe tuzamura igihugu cyacu kuko nyuma y'ibyo twagezeho ibibi twavuyemo reka twe kwangiza ibyo tugezeho ubu ngo nukubera ibiyobyabwenge oya. Thank you so much. So indirimbo zasohoka ryari? Iyi ndirimbo ndumva nteganya ko izasohoka mu kwezi gutaha. Ndimo nda planning uburyo yasohoka ari audio na video. Rero abafana banje bitegure ndabakunda cyane ariko unkunda wese nukuri namfashe azamurijwe rye turwanye ibiyobyabwenge turwanye abantu bafasha abanzi ngo kweri imibonano mpuzabitsina. Please let's fight for this two things nukuri muzamumfashije. Please let us fight for these two things. Fight for drugs, fight for sex kugira ngo umuntu abone management, sex corruption. Yes, sex corruption. Yeah. Say no. Big N-O. No. That's the sap. Uyu nguyu ni kandi muntu supplier ngira ngo mumaze kubyumva uko ariko kose ni very good message for society, very good message for everybody. Kubana b'abahungu n'abakobwa, drugs, sex, whatever ntago ari sawa. N'abandi bakuze babashigari bashaka kubesha abana kugira ngo sinzi bimeze bigende gutya na gutya na gutya. Uvuze ko babarira iyo ngingo nyivugeho. Okay. Reka niyanangirize n'abantu b'abasaza. Abasaza bashukutwana. Yemwe basha nukuri abakobwa cyane. Ngiye abakobwa nibo nibandaho kuko ingaruka nyinshi zisigarana twebwe. Abaduhemukiye bigaramiye. Kuko umugabo araza akagukoramo ibyo ashaka byose, ikikubayeho cyose ni wowe usigara mu ngaruka. Abasaza rero bari kubeshya abana ngo nabonye ngo muri sinema ngo umeze neza ngo nukuri ngo nagufasha akaza akaryamana nawe bugacya akamuhamagara ntamwitabe. Abasaza bari kubeshya abana ngo uririmba neza ngo nagufasha bakaza kumureka bakoramo ibyo bakoramo bugacya ntibavugane. Abo bantu please ahubwo uzajya bambonera ajya hamagara leta ako muze kwamera nimero za ribu badukiza abo bantu kuko abo bantu bari kuduhemukira bari guhemukira abana. Usanga ni hahandi bavuga muri kigenga abagabo barabuze se abakobwa bakibaho bati nukuri dufite ikibazo gikomeye. Abantu nyine kubera ngo ubuzima ngo abantu ngo barimo barashaka ubuzima ngo abenshi ngo babushaka ngo basleyinga ngo mu bagabo ngo mu kibura ntago ari bwo buzima. Koresha amaboko ya Imana yaraguhaye, koresha ubwenge bwa Imana yarabuguhaye, ishakishirize igihe kizagere ubone umugabo wawe mugende mubane uwabari we uhereza ibyo bintu rwose kuko aba yaragushatse akagukunda mugashakana mukajya imbere y'Imana, Imana ikabiha umugisha na leta ikabiha umugisha ugenda ubimuhe. Ariko ibintu byo kuvuga ngo ndaguhamagaye ngo kugira ngo ubone amafaranga ngo yo kujya muri saro umva. Abakobwa bavuga ngo ntabwo yabaho ngo adasa neza. Sa neza kuko wabikoreye wabishatse. Genda wakubura wakoropa wagira gutakazi kose ni ishema ryawe. Ni ishema ryawe ni ukuvuga ngo icyo ushoboye gukora kitari mu ngeso mbi gikore. Niyo wakubura ari mu muhanda ugenda uzisukishe meshe za bitatu itsoke nizo zawe kandi n'abantu bazazikubayira. Uzaburenze cyane wa undi wambara iby'agaciro ariko yiyandaritse akajya ajya nk'ari imbere y'abantu yaca nk'ari agasanga abagabo 30 akavuga ngo nguriya ngo turamuzi. Reka basi tubikorere abakobwa, si tureka tubikorere abana tuzabyara, tuzaba ababyeyi, turi kwerekeraho kuba ababyeyi. Ese muzi ko amafoto ntajya asaza? Ibyo dukora ntago bijye bisaza. Please reka twihesha agaciro noneho tumenye cyane n'umuco wacu nyarwanda ko tudashaka ko umuco ucika. Dukore byiza abana bacu bazatwigiye bazaturebereho kugeza nyine bashaje bamenye ibyo gukora. Kuko ini dukomeza ibintu bidakwiriye nyine niko nyine n'abana bacu bazabura abagabo. Kuko byo nyine reba kugenda bakakwereka ngo ukajya nko gusaba umukobwa hano bakamubwira ngo mama we se ninde ukambwira ati ni slay queen timukwereke se kuri ntuze kuri Instagram tidore nguyu akabona mama we yari yambaye ikariso isutiye arimo nga shaking ngakorenga ibintu ngo bitagize. Ubwo suribira ngo umwana we ntuburi kumuhemukira uko byagenda kose nawe bazagukeka bavuga ati ngo harya bavuga ngo niba ngo sinzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda ariko bazavuga ngo umudiho uva mu itako. Bazavuga buriya ati buriya ntahataniye na nyina. Ariko rero mu by'ukuri reka navugaga cyane ku bagabo bashuka abana mwishukika munyurwe n'iby'iwanyu babahaye
sibyo kandi ababyeyi nabo reka nsubire ku babyeyi bakitimbuye message yanjye muri aya masaha irakarishye reka ngaruke ku babyeyi nanagusaba yuko niba bishoboka wazampuza n'umuntu witwa Tijara Kabendera ndamukunda yego bizashoboka ndaza kubikora mbabarira uzabikora mpuzampuze na Tijara Kabendera mbona twakicara hamwe tukaganiriza abakobwa n'ababyeyi babo bakamenya ko nyine bafite ibintu runaka bibare I promise it ndaza kubikora do it hanyuma rero nyine ababyeyi nabo ugasanga ngo ufite umugore w'inshuti yawe ngo inshuti yawe ngo mugenda ngo mukaganira ngo ibintu byose ariko wagera mu rugo wabona umwana ngo wacyana ngo narakubwiye ngo nagomba kubikora ngo ibiki n'ibiki icyo gihe uba wihenda none ngo uwo mwana ngo yakora ikosa ukaza ukamukubita ngo ugahita wirukira ngo kwa ya nshuti yawe ugiye kwibwira ibyo umwana wawe yakoze ibyo siko tukwiye kubigenza nimba umwana wawe wakosheje ahubwo ubwo bushuti ujya guha umuntu wo ku ruhande buha umwana wawe nicaza umubwira ati se mwana wanjye ibi ntabwo ukwiye kubikora please ntabwo ari byiza kuri iki n'iki mubere nyine umuntu mwiza nko kujya kuganiriza izo nshuti zawe abana bacu ntabwo dukwiye kubabera ibisimba ujya tuba ababyeyi tubagaragariza urukundo ugasanga none niba umwana mwohereje ku ishuri umwana akorera akatabwa ati umva akajya kumubwira nabi byose aba yarabikuye kuri wowe reka ababyeyi tumenye ko kurera abana bacu n'inshingano zacu umwana wawe numugira inshuti yawe nta kibazo na kimwe uzagira kuko hari nk'ababyeyi njya mbona ngo umwana ngo ku ishuri ngo umwana yamuterese ngo bibaye intambara ngo akagiye ngo ku ishuri ngo guteza intambara iyo myaka nta muntu utayicamo ahubwo muganiriza umubwira ati buri kintu gikorwa gutya umwereke ko muri inshuti ahubwo aho kujya ajye kugira undi mwana mugenzi we w'inshuti ahubwo akugira inshuti wowe kuko niho uzamubwira ibirenze ibyo ngibyo atekereza kuko siruta abana ko benshi baba bafite ubwenge bungana icyo baganira barashukana nyine urumva ariko ugasanga umwana wawe mugira inshuti yawe magara muganira kubera umujama urumva ntubigire ibintu byo kesi yose yakwisangamo niyo yaba yakoze iki azaza akwirukankireho bwa mbere akubwira ati mama tuzi none ibintu bimbayeho kuko njya mbibona nko ku mwana wanjye umwana wanjye narabibabwiye ubushize yitwa David ni ukuvuga ngo he's my best friend ni ukuvuga ngo niyo yakotitaye araza akiruka akambwira ati noneho uranyica kandi se byagenze gute akambwira ati gutya na gutya na gutya ariko noneho mbabarira ubwo nawe uramenya uko bigenza yego nubwo gishobora ko ari igikosa kinini sirtu wenda nko ku ishuri kuko abana bakosereza nko ku ishuri ubwo icyo genda mbwira nti okay humura wenda utazabigire gutya na gutya noneho nkagenda ku ishuri nje nkajya kunegosiya niki n'abarimu tukavuga ati gutya bigende gutya ariko umwana nyine ubwo icyo gihe ugasanga nta rindi kosa rirenze yagwamo ubwo rero reka mbabwire ko nicyo kintu nacyo ni ingenzi buriya hari n'igihe usanga hanini abana bashobora no kwangirika bagashukwa n'ibyo bigabo bakagira gute kubera iki kubera kubura keya y'ababyeyi kuko niba umubyeyi umubwiye ati mama ndashaka kwisukisha n'iki umubyeyi ashobora kukubwira neza akubwira mama akakubwira mwana wanjye rero urabona ukuntu ibintu bimeze ntabwo amafaranga ndi bupfe kuyabona ariko nyihanganira reka ngusuke ibiryamye mbabarira ndakwinginze ejo n'ejo bundi reka nshaka amafaranga kandi buriya ababyeyi ntibajya babura uko babigenza si impamya y'uko umwana yananirwa kukwihanganira ariko kwanga ibibazo abantu baba bafite birenga uburezi bagomba guha abana babo kazi undi mwana wenda aze kuje ku ishuri buriya abana bari innocent niba aje ku ishuri akabona umwana azanye ikintu kirenze ahita azamuka ati mama kira nanjye ndagishaka ibiki n'ibiki noneho kuko ngo nta bushobozi ufite ukumva ko kumubwira naba ariyo solution kandi ubu muhemukiye we azahita atekereza uburyo we agomba kukiboneramo urumva ubwo mubwira uti mwana wanjye nda urabona ukuntu ibintu bimeze ndakwinginze wenda afata iki nicyo kiri ku bushobozi bwacu nawe uzige ugire nawe nanjye nzagerageza uko nshoboye umuhe n'icyizere ariko mwereke ko bitarenze reka rero mbwire n'ababyeyi ngo uburere bw'abana bacu kumera neza kw'abana bacu yego ngo buri muntu arivukira ariko simpamya ko umubare munini w'abana bananirana hari igihe usanga byaratewe no kubura keya y'ababyeyi yuzuye reka rero ndangize mvuga ngo babyeyi natwereka tube inshuti n'abana bacu tumenye kubarera uko bikwiriye hanyuma tubagira inshuti zacu ibyo bibazo byose turi kuvuga ngo mbona byaje nyine ngo abana baterwa amada bakiri bato ngo abana ngo bagende ngo bakajya mu biyobyabwenge ngo abana bakagira gute ibyo bibazo ntago twahura nabyo cyane ndabizi neza ariko niba umwana akubwiye ati ndashaka umuhanzi urumva mubwira uti urashaka umuhanzi okay niba koko ariyo studio ashaka kujyamo ntugese uzajya muri studio uzajyayo sangahe
none ati none reka nguherekeze tugende umugende umuherekeze akora indirimbo ye ubazi ibisabwa ni ikintu umwe support ushoboye niba ntabyo ushoboye wenda ubwe atihangane wenda uzabikore mu gihe runaka n'ikintu ariko abyumve ariko rero ababyeyi benshi ikintu kihari nuko bahita babwira abana nabi bagahita bababwira iki ngo bite n'ibibazo byabo bafite umwana ibyo bibazo byawe ntago ababizi ahubwo mubere mwiza musobanurire nuko nyine kandi bizagenda neza. Asante sana. Uko ariko kose Candy Moon Supply nje kumuhereza irindi zina. The preacher. I can preach also. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Kandi kuguhuza na tijara very soon nzabikora. Urakoze cyane. Byinshi twabyigiye hano. Uko ariko kose uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi nakazi gakomeye cyane. Stay there, be safe. Peace and love. My name is Bakti, behind the camera Miguel. Until next time. Sininya masas nambala bulletproof bekamure mu vasi bakomora muri ngufu bamanura mu biti burira hano tugufu ufite cash mfata kwako kwait mani hora zamuva ndapawa etazi wakazamura mazuru reka mbavisha imyuna bamvugiriza akaruru kwait mani ndacyaha inkota ndacyaza nyita ryatabaza eyo